igitondo cyiza kandi cy'umugisha, kuryama no kubyuka, imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se icyamunsi cyiza, bivanye na buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 12 Mata 2025 kuwa gatandatu iragira iti Uwiteka yaratwimanye. Uwiteka yaratwimanye. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbana indirimbo ya 27 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti Mutabazi wacu Yesu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Uwiteka ushimwe ko ari we mutabazi wacu, udutabara muri byose. Muri ibyo aravuga ngo tuguhaye imibiri yacu n'imitima n'ubwenge, kandi ibyo dufite byose bibi byawe Mukiza. Tukwijejwe cyane cyane nuko ushobora rwose kuturinda no kutwoza ibyo twagucumuyeho. Aravuga ngo Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Ni ngombwa kumuhimbaza. Dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 90, igice cya 91, dore ku murongo wa mbere cyuze kuri 16, haravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Murava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye, Uwiteka wagize isumba byose ubuturo. Nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo, udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka, kuko yankunze akaramata. Nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru, kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyo Uwiteka ataba ubuhungiro n'igihome byacu, abanzi bari kuba baravugije impundu, baratwishimiye hejuru ku bwabo. Uyu munsi twari kuba twaramaze kugera ahacecekerwa, iyo Imana itadubundikiza amababa yayo ngo iturinde imigambi y'abagome, ibigoyi by'umugoyi, ngo idusimbutse impfu bagiye badutega zitandukanye. Twari kuba twaramaze kwibagirana, none turacyariho, turacyahumeka umwuka bazima, nubwo igihe kizagera natwe tugasanga basokuruza, ariko tutagiye ku bwabo ngabo. Ni ngombwa kubishimira Imana, kuko atari imbaraga zacu ziba zaraduhaye kuramuka, kurama, burya no kuryama bugacya ukabyuka uri muzima, wajya mu kazi ugataha uri muzima. Ibyaguhigaga ari byinshi, impanuka byusimbuka, Imana ikabikurinda, ni imbabazi zayo. Ni ngombwa ko Imana yacu tuyigenera amashimwe, kuko itarya ibiryo nk'iby'abantu barya, ahubwo irya amashimwe. Amashimwe rero tugomba kuyagenera, kandi ahoraho mu mitima yacu. Ijambo ry'Imana rikomeze kudufasha, kandi tugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka warakoze, turagushimiye impfu wagiye udusimbutsa, imitego y'abantu wagiye utegura twayisimba. Urakoze Data, ukomeze kubana natwe, ukomeze kutubera igihome n'ingabo idukingira. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Mwari kumwe nanone nk'ibisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire M.Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene Data. Bifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza, ndetse no kugira weekend nziza aho muherereye.
shalom shalom ndabakunda.